Ikaze nk'ibisanzwe ni kuri bafashe bamenye gusoma. Niba warakoze subscribe ndagushimira, kandi niba utarayikora ndizera ko iyi video iri buze kugera ku musozo wabikoze, kubera ko aya masomo agenewe abantu batandukanye, baba abakiri batoya batazi gusoma, by'umwihariko abana biga mu mashuri abanza, mu wa kabiri, mu wa gatatu ndetse no mu wa kane. Ubwo rero ugize aho ubona uyu mwana cyangwa se niba ari uwawe mubyeyi, ukaba wabona umuntu usanzwe utazi gusoma, ushobora kumurangira uru rubuga kugira ngo ajye akomeza gukurikirana amasomo yitonze. Ubwo rero uyu munsi tumenyereye ko tuzajya dusuzuma agakuru uko twize, niyo mpamvu hano imbere yacu tuhabona agakuru kavuga ngo twizere mu ishuri. Ahangaha ntituze kugira ngo ni icyizere tugira gusa, ahubwo ni n'izina ry'umwana witwa Twizere. Uyu mwana rero turi buze kugira ibintu tumwigaho. Ubu rero hari insanganyamatsiko nyamukuru y'isomo ry'uyu munsi. Kubera ko dusanzwe twiga ibijyanye n'ibihekane, uyu munsi igihekane tugezeho ni igihekane twa. Igihekane twa nk'uko turi kukibona hano imbere yacu, kigizwe n'ingombajwi ebyiri ta na wa. Nk'uko turi kubibona, iki gihekane cyanditse inshuro ebyiri. Inshuro ya mbere cyanditse mu nyuguti nto, inshuro ya kabiri cyanditse gitangiwe n'inyuguti nkuru. Terura amagambo arimo igihekane twa uyashyire ahabugenewe. Dukurikije ibisobanuro by'amashusho turi buze kubasha gusubiza iki kibazo. Ishusho ya mbere ibisobanuro byayo turabona umutwe, ishusho ya kabiri igisobanuro cyayo turabona igiti, hanyuma ishusho ya gatatu igisobanuro cyayo turabona ihene. None muri aya mashusho ni hehe dusanga igihekane twa? Mu by'ukuri nidufata urugero igiti tugashaka kugikuramo igihekane twa, ntabwo biri budushobokere, kubera yuko nta mugemo mu giti wa twa dushobora kumvamo. Nanone nidufata ijambo ihene, rwose turumva yuko nta mugemo cyangwa se igihekane twa twumvamo. Ariko nidufata ishusho y'umutwe turabona yuko harimo umugemo twe, kandi uwo mugemo ukomoka ku gihekane twa. Tugiye kubisuzuma neza. Rwose nawe ushobora kwiha amanota, kubera yuko umutwe humvikanamo neza igihekane twa. None se ni iki gikurikiyeho? Igihe cyose tumaze gusuzuma amashusho agaragaza igihekane tugiye kwiga, duhita tureba imigemo y'icyo gihekane. Umugemo wa mbere mu gihekane twa dusangamo two, tugakomeza tubona twu, twe, twa ndetse na twi. Iyo ni imigemo abantu benshi, abantu baciye mu ishuri, abantu bageze mu mwaka wa mbere, mwaka wa kabiri n'uwa gatatu, rwose iyo migemo barayizi neza, ndetse abenshi barandusha. Ubwo rero tugiye kurebera hamwe amagambo, urugero rw'amagambo arimo igihekane twa. Ayo magambo se ni ayahe? Ijambo rya mbere hari umutware. Umutware. Ijambo rya kabiri turahabona umutwe, wa wundi twabonye. Umutwe. Hanyuma ijambo rya gatatu turabona utwuma. Utwuma. Niba bishoboka natwe dushobora kugenda dusoma dusubiramo ayo magambo. Ijambo rya kane ni ijambo twizere. Twizere. Twizere ishobora kuba izina ry'umuntu, cyangwa se akaba ari abantu bizera ibintu runaka. Hanyuma ijambo rikurikiraho rya gatanu ni amatwi. Amatwi twese turayafite, kandi hari n'utunyamaswa dutandukanye tuyafite. Ijambo rikurikiraho riravuga ngo utwenda. Utwenda. Mu by'ukuri utwenda biva ku ijambo imyenda cyangwa se imyambaro. Ijambo rikurikiraho ni utwana. Utwana. Utwana dushobora kuba utwana tw'udusimba, tw'udukoko, ariko abana b'abantu bo tuvuga abana, cyangwa se abana beza, cyangwa tukagira ukundi kwiza cyane tubavuga. Hanyuma irindi jambo ni utwobo. Utwobo.
twiboneye neza amagambo arimo igihekane twa. None se ni amagambo gusa? Oya, ubu nonaha tugiye kureba n'interuro zigize igihekane twa. Interuro ya mbere mu nteruro zateganyijwe turi buze kuvugaho ni nk'iyi nteruro ivuga ngo Twahirwa araboha utwibo. Twahirwa araboha utwibo. Hanyuma interuro ya kabiri iravuga ngo Twizere arasukura amatwi. Twizere arasukura amatwi. Interuro ya gatatu iravuga ngo Gitwaza aramesa utwenda twe. Gitwaza aramesa utwenda twe. Rwose twiboneye neza imigemo, amagambo n'interuro bigize igihekane twa. Ese wakubaza wayasubiramo? Niba byakugora kuyasubiramo, ongera usubize inyuma wongere uyasubiremo neza. Umwitozo woroheje. Tukimara kumva neza ibijyanye n'iyo migemo, amagambo n'interuro, tugiye guterura amagambo arimo igihekane twa tuyashyire ahabugenewe. None se ni ayahe magambo dufite turi buze kuyashyira ahabugenewe? Dufitemo amagambo ariyo umutware, twahirwa, ibyatsi, amatwi. None se ubwo dufata ijambo umutware, turemeranya yuko harimo igihekane twa. Niba ari byo ikosore, ushobora kwiha amanota cyangwa ukiha amashyi. Nicyo waba wagikoze. Nanone hari ijambo twahirwa. Twahirwa nabyo turumvamo umugemo twa kandi tuwusanga mu gihekane twa. Twahirwa kandi ni izina ry'umuntu. Ubwo rero nicyo nawe niba wagikora nkanjye waba wagikoze. Hanyuma se amatwi, rwose naho turumvamo igihekane twa, kubera yuko twese rwose ni ibintu tumenyereye ko amatwi arimo icyo gihekane. None se nituramuka tuvuze ibyatsi turasangamo igihekane twa? Oya, niyo mpamvu tukirekera aho kiri. Ni iki gikurikira mu isomo ryacu? Ubu noneho ni wa mwanya wo gusoma ka gakuru kavuga ngo twizere mu ishuri. Twizere mu ishuri. Mbere y'uko dusoma kano gakuru, reka tubanze dusobanure, dutange ibisobanuro by'ishusho. Iyi shusho yacu turi kubonaho abanyeshuri bicaye mu ishuri. Abahungu babiri n'umukobwa umwe. Imbere yabo hari ameza ariho amakaye afunguye. Hari umwarimu uhagaze iruhande rwabo. Hari urupapuro runini rumanitse ku rukuta ruriho ibishushanyo. Igihe kimwe Twizere yibagiwe kwitwaza ibikoresho byose. Bituma adakora umukoro umwarimu Sebatware yabahaye. Sebatware agira Twizere inama yo kutazongera kwibagirwa ibikoresho. Twizere yiyemeza kwirinda uburangare. Agakuru kacu tumaze kugasoma, ariko reka tugasubiremo kugira ngo tukumve neza. Igihe kimwe Twizere yibagiwe kwitwaza ibikoresho byose. Bituma adakora umukoro umwarimu Sebatware yabahaye. Sebatware agira Twizere inama yo kutazongera kwibagirwa ibikoresho. Twizere yiyemeza kwirinda uburangare. Ese waba witeguye ngo dukore ibibazo byabajijwe ku gakuru kacu? Subiza ibibazo byabajijwe ku gakuru Twizere mu ishuri, uterura igisubizo gikwiriye ugishyira ahabugenewe. Ikibazo cya mbere cyabajijwe, ninde wibagiwe kwitwaza ibikoresho? Ninde wibagiwe kwitwaza ibikoresho? Nk'uko turi kubibona baduhaye amagambo ane turi bukuremo igisubizo. Ese rwose ndizera ko turi buze kubikora neza nta kwibeshya. Ninde wibagiwe kwitwaza ibikoresho? Ni Sebatware. Ni kwirinda uburangare, ni gukora umukoro, ni Twizere. Nk'uko twabibonye ni umunyeshuri Twizere.
niba nawe ari we wabonye rwose waba wagikoze. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo ninde wagiriye Twizere inama? Nk'uko twabibonye ni mwarimu Sebatware. Ubwo rero turafata izina Sebatware turishyireho ribe igisubizo. Ikibazo cya gatatu ari nacyo cya nyuma, Twizere yiyemeje gukora iki? Twizere yiyemeje gukora iki? Kwirinda uburangare, rwose nicyo yiyemeje. Ubu rero tumaze kwibonera neza umwitozo ugaragaza neza ibibazo by'agakuru kandi tubikoze neza. Uko turi kubibona muri ya nyandiko yo kunoza yitwa imirongo yo kunoza, turi kubona igihekane twa mu mukono. Uyu munsi twakibonye neza kandi turagisobanukiwe. Andi magambo harimo Twizere, amatwi, ubutwari. Harimo n'indi nteruro ishobora kuvuga ngo Twahirwa atwaye umutwaro. Twahirwa atwaye umutwaro. Hari umukoro rero buri wese ashobora guhabwa cyangwa se akaba yawiha. Fata umwanya wandika amagambo 10 arimo igihekane twa, maze tuzahora ubutaha uyambwira. Utaha rero tuzasuzuma irindi somo, ariko niba hari igitekerezo wifuza gutanga, niba hari isomo wifuza ko twaziga, muhawe ikaze. Bibutsa ko dushobora kwigisha English yoroheje ariko by'umwihariko ururimi rw'Ikinyarwanda.